to Top Africa News Media, where the latest stories are revealed. From health, environment, climate change to agriculture and business, we cover it all, nothing concealed. Top Africa News Media, we digest news to tell the truth, bringing you the news from the heart of Africa. Stay informed, stay connected with Top Africa News Media, you're always covered. Turabasuhuje inshuti bakunzi b'umuyoboro wacu wa YouTube, umuyoboro twababwiye ko muzajya mubonaho amakuru asesenguye mu buryo butandukanye nuko muba mubyumva, ndetse butanga inama rimwe bukanigisha ku buryo n'undi wese udukurikira aba yizeye ko hari ikintu ari bukuremo, cyaba kimufasha mu buzima bwe bwa buri munsi cyangwa se ubuzima rusange mu mirimo akora no mu mirimo yindi, yaba iyo mu rugo yaba iya hehe. Ariko mu by'ukuri icyo tuba tugamije ni ukubaha amakuru natwe twumva ko tuyabahaye mu buryo bukurikije umwuga kandi uburyo bwubahana, binyuze mu bitekerezo, mu nyandiko ndetse no mu mvugo zacu. Uyu munsi rero tugiye kujya mu busesenguzi. Hari inkuru imaze igihe ivugwa, benshi bafite uko bayifashe, nyamara ahanini ni inkuru iba isa naho ari inkuru zisanzwe, ariko uburyo abantu babifata n'uburyo abantu baba batabyiyumvisha nibwo butuma tunyaruka tukajya kubakorera ubushakashatsi ku bintu bitandukanye bishobora kuba bigaragaza ko bene ibyo bintu baba bibayeho n'ubundi biba bisanzwe bigomba kubaho, kandi ni ibintu bibaho mu buzima busanzwe, ni ibintu biba bikomeza no kubaho, bizakomeza no kubaho, kuko niko isi dutuye iba iteye. Ubusesenguzi bwacu rero ku makuru mashya amaze iminsi avugwa, uyu munsi turagaruka kuri Scovia Mutesi wagizwe umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC. Mu by'ukuri uvuze RMC nta muntu utayizi, benshi tugenda nko kuri moto uganira n'abamotari wumva kubwira RMC, rimwe uburi umunyamakuru kwibaza se yamenye RMC, umuyobozi wayo abayizi, RBA abayobozi barahinduka buri wese akaba yabimenye. Ariko rero uyu munsi reka twigarukire ku busesenguzi twakoze nyuma y'uko Mutesi Scovia agizwe umuyobozi wa RMC. Mu kwinjira muri ubu busesenguzi ntanganama, ariko ubusesenguzi ntanganama twanyarukiye ku rukuta rwa X, aho televiziyo mu rwa Gasabo ya Mutesi Scovia yanditse ubutumwa bwe ku itorwa rye nk'umuyobozi wa RMC. Twifuzaga kumenya uko abakoresha imbuga nkoranyambaga babibona, nubwo kandi n'ahandi tunyura hari uko batanga ibitekerezo. Uretse no kuri Scovia no ku bandi bahabwa imyanya, hari byinshi bihita bivugwa muri sosiyete, ariko ahanini ni ikimenyetso kigaragaza ko buri wese aba afite uburyo avugamo amarangamutima ye, kandi biba binagaragaza ko sosiyete imaze kugera ku rwego ibona amakuru ku buryo bwihuse, iba yifuza no kumenya amakuru yisumbuye. Ibi rero nibyo bamwe bakunze kwita mu ndimi z'amahanga kugira sosiyete iri informed, sosiyete ifite amakuru. Hahandi ujya kumva umuntu ati icyambere ni amakuru. Iyo rero ibintu byose bimaze kugera ku rwego aho sosiyete itanga ibitekerezo ku ngingo zitandukanye, ntabwo kuri twebwe nk'abantu baba barize itangazamakuru cyangwa se isakazamakuru n'isesenguramakuru, ntabwo tubifata nk'ikibazo, ahubwo tubifata nk'igisubizo. Rero mu bitekerezo twasomye ku nkuru ya Mama rwa Gasabo kuri televiziyo yabo, urubuga rwabo rwa X, mu bitekerezo twasomye hari ibyiganjemo ijambo congratulations. Mwese murarizi ijambo congratulations ni ijambo rikoreshwa cyane igihe umuntu abonye ikintu akumva cyamuhiriye akagisangiza abandi ababyishimiye, bati congratulations, wibarutse umwana congratulations, wageze ku ntera runaka mu masomo yawe ni congratulations. Ibyo ni ibintu bisanzwe.
abenshi rero bagiraga bati congratulations ku mirimo watorewe n'ibindi, ariko twafatamo nk'iki gitekerezo cyatanzwe n'uwitwa Nkurikiyimfura Olivier wagize uti ubwo yagize ati amaze kubona ko mama Urwagasabo cyangwa se Scovia yagizwe umuyobozi wa RMC, we yahise agira ati yampaye inka, ubu se azongera kuduha amakuru ya ndani hari namwe yo mu nda y'isi, cyangwa nawe agiye kwibera umunyapolitike azajya tugenza kwa kundi abandi babigenza ngo bitanturukaho. Arongera ati anyway congrats, nawe urumva ko yongeyemo ka kantu ka congratulations kabisa, kandi anyway congrats kabisa, kandi ntabwo bibeshye kuko arashoboye rwose, ntibizamuze kutugezaho za nkuru zishyushye yatumenyereje. Aha rero niho ruzingiye ku biganiro byacu. Ikigaragara cyo ni uko Scovia akunzwe cyane, ari umunyamakuru ukunzwe cyane, twese turamukurikira. Niba utamukurikira ujya umwumva bamuvuga. Aha rero niho uyu Nkurikiyimfura avuga ati twizere ko bitazakubuza kuduha za nkuru zishyushye watumenyereje. Tutarajya kure mu bindi bitekerezo, hari n'uwavuze ko babuze umuvugizi. Aka kantu nako karaza kugarukamo mu nama zacu dutanga. Ahanini nuko Scovia azwiho kuvuga ibyo abandi basa n'abacecekaho gato, we rero akawa mugani abikora agamije kumara ibinonko mu ntabire, kuko iyo usesenguye usanga ko hari uburyo aba ashaka ko sosiyete ihinduka ariko igana mu buryo buzima. Ubundi hari uburyo ureramo umwana ugamije kumugira umunyagihugu muzima, ukunda igihugu, ubaha amategeko kandi agakunda Imana. Twebwe mu mirimo dukora ubundi tubyita mu buryo bwo kugira umuturage muzima, ukunda igihugu, ugikorera ariko akubaha n'Imana. Ibi bintu rero burya sosiyete yabibashije kaba kabaye, iyo sosiyete sinzi nuko wayimeneramo, kuko aba ari sosiyete n'ubundi nzima yifuzwa n'Imana. Tuvuye kuri ibyo rero, icyo tugamije ni iki? Si uguhakana ibyo bamwe batekereza kandi si no kubishimangira, ahubwo twifuza guha inama umuyobozi mushya n'undi wese ujya uhabwa inshingano yazigeramo akumva andi majwi amubwira ko ibyo yakoraga birangiranye n'inshingano ahawe, kabone niyo bimwe yakoraga yabonaga ari byo byaba bya mbere byiza bibaho, bimugaburira, bimufitiye akamaro. Aha kandi mu busesenguzi bwacu twanashimangira ko kuba Scovia yaratowe nta naho turamwumva avuga ko atewe ubwoba n'izo nshingano, cyangwa avuga ko zimuhombeje bitewe n'ibyo asabwa muri ako kazi. Wenda natwe niduhura tuzamubaza tuti akawa munyamakuru wo muri siporo wagarutsweho mu minsi ishize, nubwo kuri YouTube yacu tuba tutamuvuzeho, ariko aba yaduciye mu gutwi aho yabazaga umukoci ati koci bimaze kugenda gutya wumvishe umeze ute, wumvishe ufite ubwoba mu nda. Iryo jambo naryo natwe twamubaza tutese bakiguye inshingano wumvishe umeze ute, abavuga ibi biba bimeze bite. Wenda azagiha izindi YouTube channel tuzacyumva nacyo, ariko reka tugaruke ku nama zacu uko twaziteguye, wenda zamufasha cyangwa se zigafasha n'abandi nkawe, kuko ntago ibiba bibaye ari we wa mbere, nta nubwo ari we wa nyuma. Ni ibintu bibaho muri sosiyete, ni ibintu sosiyete nuko iba iteye.
dore umwaka urarangiye, dore wabuze abakiriya cyangwa abagana serivisi zawe, ndetse rimwe urakora ukayoberwa niba ibyo ukora abagenerwabikorwa babimenya. Nta kindi kibitera ni ukubura umuranga wa nyawe ukwamamariza ibikorwa byawe. Nta handi uzakura umuranga wa nyawe, gana topafricanews.com, ikinyamakuru cy'abanyarwanda n'inshuti zabo, ubundi wirebere bizinesi yawe iratengamara. Ku bindi bisobanuro wahamagara 078 71 05 131 cyangwa ukatwandikira kuri email info@topafricanews.com. Turi hano ku bwawe na bizinesi yawe. Mbere na mbere rero ni ngombwa ko uretse na Scovia n'undi muntu wese wumva ko umwanya mushya usaba ubundi buryo butandukanye n'akazi wakoraga buri munsi, urugero nk'ubuvugizi ndetse n'ibitekerezo ku bibazo bitoroshye by'abaturage. Icyambere uba ugomba kumenya nuko izo nshingano nshya n'ubundi ntabwo ziba zishobora kukubuza uburyo wakoragamo ibintu, ahubwo wenda ikibazo ni uburyo ushobora kuba wabihinduramo. Bene aba bantu nubwo bashobora kuba bari bazwiho kujya impaka mu buryo butoroshye, yemwe rimwe na rimwe bakagaragaza amarangamutima kamere, tugarutse nko kuri Scovia, ubu afite inshingano zo kugenzura amarangamutima ntarengwa y'abanyamakuru bagenzi be, ndetse no gukosora no kujya inama aho bitameze neza, by'umwihariko ku cyo ari cyo cyose cyatuma umwuga w'itangazamakuru uhonyorwa cyangwa se ugapfa ukaba mubi. Ashinzwe kugaragaza imbaraga ze n'uruhare rwe mu kuboneza uyu mwuga ku rwego rwiza ruganisha ku mwuga utunze bene wo mu gukorwa kinyamwuga mu bwisanzure ndetse n'ubwuzuzanye. N'undi wese rero wakwifuza kunguka ubumenyi mu tuntu dutandukanye, dore inama z'uburyo yashobora kuyobora mu nshingano nshya atitaye ku buryo akunzwe cyangwa yizerwaga. Ikintu cya mbere rero, emera inshingano nshya n'imbamutima zawe zose. Emera inshingano nshya n'imbamutima zawe zose, aho kubona inshingano nshya nk'imbogamizi ku bikorwa byawe, ahubwo icyo gihe abakunzi bawe mu bikorwa ukora ubagaragariza ko ari amahirwe ashobora kugira ingaruka nziza mu buryo butandukanye. Ahangaha ushobora gukoresha amahirwe mashya mu guhanga udushya, aho ushobora gushyiraho urubuga rw'abakunzi bawe mu gufatanya mu gutegura ibiganiro no guteza imbere umuco wo kuganira ku bibazo by'ingenzi. Abantu ntibakubonemo ko ari wowe wenyine warurikamara ku bintu, ahubwo noneho uba ugomba no kureba mu dushya twawe se bo ntago bahinduka abavugizi ku bibazo byabo, hatabayeho no kwirwa ari wowe ufata iya mbere kugira ngo ubavugire. Ako gashya rero uramutse ugakoze mu buyobozi ubwo ari bwose, ariko bene ubu buryo abahanga bavuga ko biba byiza mu kubutegura ndetse urumva ajemo kuzana abaturage ngo babe bakwikorera ubuvugizi. Ahanini twebwe dukora inkuru z'ubuvugizi, icyo tuba tugambiriye bwa mbere, dushimishwa no kubona uwo uri kuvuga kuvugira ahubwo ari we uri kwikorera ubuvugizi. Ikibazo abantu baba batazi ni uko ahubwo umuha shene atangiramo ubuvugizi bwe. Aha rero nizere ko abayobozi nka Scovia baba bamaze kumva icyo navugaga, kandi bigakorwa mu buryo burimo diplomasi, ntabwo ari ugupfa gutegura gutyo ugatwika ukimanukira hoya. Hari ikintu cya kabiri rero, umuyobozi wahuye n'izi nshingano mu buryo bumeze gutya nka buriya twavuze mbere, yumva byinshi akavuga bike. Uba ugomba kumva byinshi ukavuga bike. Uretse na Scovia, n'undi wese wahabwa inshingano zo kugenzura no guharanira ubunyamwuga mu bikorwa runaka akwiye kumva byinshi ariko akavuga bike bisubiza ibibazo bihari.
ubundi iyo bigenze gutya uba ufite inshingano zo guteza imbere ibiganiro ndetse ukanamenya neza ko amajwi ya bose mu bo uyobora yumvikana. Uba ugomba gushishikarira gutega amatwi witonze ibyo abandi bavuga, kabone n'iyo baba batavuga rumwe, no gushyiraho umwanya w'ibitekerezo bitandukanye bishobora gusangirwa ariko mu bwubahane. Icyo cyari igikorwa cya kabiri. Icya mbere twavuze ko ari kwemera inshingano n'umutimanama wawe wose. Icya kabiri ni ukumva byinshi ukavuga bike, ariko hari n'icya gatatu uba ugomba kugira. Iki cyo turakigarukaho ku buryo bunarambuye. Ugomba kuba intangarugero mu bo uyobora. Twibukiranye ko urugero izi nama zitareba Scovia gusa, ahubwo kimwe n'undi wese uba ugomba kuba umuyobozi w'intangarugero mu bayobora. Bene aba bantu babona imirimo mishya bene aba bantu akenshi babona imirimo mishya basanzwe bafite n'ikindi bakunda, kandi bakunda bashyiramo umutima wabo wose. Bagomba kwerekana rero imyitwarire bashaka kubona mu bandi. Buriya ntabwo wakora ubuvugizi ngo ubifata nkaho sinzi n'ahandi bitekerezo nasomye ngo buriya ngo Scovia ngo kuko ngo abonye umwanya mushya ngo hari abantu ngo bifi binini yabangamiraga, ati buriya hariya bamukize ni ukugira ngo aceceke. Aha rero ntabwo ngewe mba nkeka ko ibi ari byo, ahubwo inshingano nshya ntabwo zakubuza gukomeza kuba intangarugero mu byo wakoraga iyo wari usanzwe uri intangarugero. Ibi bivuze kubahana, gufungura ibitekerezo no kureka hakabaho impaka z'abayoborwa mu buryo butandukanye. Si abanyamakuru gusa, kuko buriya na sosiyete uba ufiteho uburenganzira bwo kureka ibitekerezo byayo nabyo bikumvikana, hakabaho impaka z'abayoborwa mu buryo butandukanye. Mu kugira imico imeze ityo, bene aba bayobozi baba bagiye mu nshingano bimeze kuriya bashobora kugirirwa icyizere no kubahwa na bagenzi babo, kandi bakagumana izina ryabo ry'ubuvugizi mu buryo bukorwa neza kandi bwubahirije amahame. Aha rero niho mpita ngaruka nkavuga nti niba umuntu nka Scovia ntaharumvikana ko yishe ihame runaka, noneho mu nshingano nshya biba bishoboka gukora mu buryo bushya kandi bwubahirije amahame. Dusimbutse rero kugira ngo tutaza no kubarambira, niba twabarambiye mujye mubitubwira muri komenti, kuko nazo tuba tuzishaka. Niba kandi tutanabarambira tubaha ibiganiro bigufi, nabwo mujye mubitubwira muri komenti, turebe uko twajya dutegura ibiganiro birebire mu gihe mutwemereye ko muzajya mubikurikira. Icya kane rero, bene aba bayobozi baba hagomba kubaho guteza imbere amahame ngengamyitwarire adakuraho impaka. Kuri iyi ngingo ho tugarutse kuri RMC, urwego rw'abanyamakuru bigenzura, abarugize ubwabo nibo bashobora guhuriza ku murongo umwe, hanyuma bakubaka ku rufatiro cyangwa se bakubakira ku rufatiro rumwe rushinzwe kurebererwa n'umuyobozi nka Scovia, reka nabyo tubigarukeho mukuru, hanyuma bakaba bashobora no kuzana impinduka mu mwuga hatabayeho kumva ko inshingano nshya zingana no kuniganwa ijambo. Akantu ko kuniganwa ijambo ko ntabwo nkagarukaho cyane, kuko buriya buri sosiyete igira uko ibaho, uko ikura, uko igenda igera ku rwego runaka.
icyo kuniganwa ijambo cyo ntabwo nakigarukaho umwanya munini, ahubwo tugana ku nama ya nyuma. Nshuti bakunzi ba Top African News Media, ndasaba ko mukora subscribe niba mutarabikora, wabikoze ntiyirwa akoraho, hanyuma dukomeze kujya twungurana ibitekerezo ku ngingo zitandukanye ariko zirimo no guhugurana no kujya inama. Inama ya gatanu rero dusoza ku bayobozi bashya mu nshingano nshya ni ugukomeza ku ndangagaciro zabo. Aba bayobozi ntabwo baba bagomba gutaha indangagaciro zabarangaga kuko nizo ziba zitumye bagera aho bageze. Iyi nama ya gatanu igira iti mugomba guhagarara ku ndangagaciro zanyu mukazikomeza, mukaziharanira zikagumaho. Bene aba bayobozi bagirwa inama yo gukomeza kugira indangagaciro n'amahame yabo. Nubwo baba bari mu nshingano nshya, bashobora kuzana impinduka zifasha n'abandi kuba ibyitegererezo mu myuga bakora, ndetse bakaba banashyiraho uburyo bushya butuma abagenerwabikorwa bahora babonamo ibisubizo kabone n'ubwo uburyo bakoresha bwa butandukanye n'ubwa mbere. Abo bayobozi nibo babwirwa kabone n'ubwo uburyo mukoresha bwa butandukanye n'ubwa mbere, ariko buriya indangagaciro zanyu nuko abantu babazi bishobora gukomeza nta kibihungabanyije. Dusoza rero mu kujya mu nshingano zabo nshya, hamwe no kwicisha bugufi, kwishyira mu mwanya w'abandi no kwiyemeza gufatanya, bene aba bantu bashobora guhuza neza inshingano zabo nk'abayobozi bakunda gukora ubuvugizi, gukomeza kwamamara ndetse no kugira uruhare mu bikorwa byabo bwite, ariko banagira uruhare runini mu nshingano zabo nshya. Muramutse mufite igitekerezo mwakidushyira muri komenti tukagisoma, ndetse tukaba twavugurura n'uburyo tubahamo ibiganiro, uretse ko aribwo tugitangira kuza ku mirongo ya YouTube neza. Ubu turakeka ko mu bihe biri imbere tuzagenda twunguka n'ubundi buryo tubagezaho inama zubaka. Murakoze, amakuru yacu nakagaruka.